Ndi papa sava. Njye myanzuro iyo nyifashe mba nyifashe nk'umuntu w'umugabo kuko nanjye maze kumva ukuntu umutima wawe uvuze uti reka mfashe umujama nanjye muzahure, nahise vuga nti nta kintu na kimwe kizantega. Kandi sheri nukuri kw'Imana nanjye nzakubera umwana mutima nkubera umumarayika gabo, donc mbe byose ibintu by'icumi bigende neza, sibyo? Hari uko ntageze njyewe navuze nti reka niyanda nyahiga uko nshoboye, aya ni ayandikiye kukongera. Ariko nagize ntabwo nagize akira rero kashingiza izindi ko umutima urimo kundya. Ukurira iki sheri? Ukurira iki? Kumva jewe sava kurumva nakundi nyine isambu nayigurishije tunanitsigaranye nyine nkongeye andi ubwo bisigaye byose nukubyanje. Ariko rero biramutse bidakunze kanga rwose ntujyane nasara nta kintu usigaranye kabisa, ubwo umuryango wanira hejuru bamitana vuga ngo ibi bintu aferi ntizakwame ndakwinginze. Ni iki cyebuze ukunda koko sheri? Ko green card narayibonye, passport nayo ndi kuyishaka. Ni iki kindi koko? Imana ibiri mu bebe. Nukuri? Ubundi visa izayimbaza. Ahubwo se niyo mva uriya ko kantu nyine niko karimo kugira. Ariko rero nyuzamo nkagira kandi kantu k'amakenga. Urumva famiye yawe ntabwo ibyumva. Sinzi rero ukuntu ubwo nabyo tuzagundagurana nabyo. Narakubwiye ngo ibyo ngibyo uzabyihorere. Kuko passport ni yanjye, kugenda n'ukwanjye kandi ni wowe nzajyana. Ubwo rero iby'umuryango wanjye rwose uzabyihorere. Gusa nuko nawe nyine udashabutse n'ubundi tuba twarabisohoye. Nakumva ntaragize nukuri kw'Imana mbana nase hari icyo nakoze koko. Nakuba utaragize se gute? Iyo uba ushabutse tuba twarashatse attestation de mariage. None kadufasha kubona ibindi byangombwa sheri. Tukavuga se ko twashakanye. Yako nakabazo gatoto cyane kuko fake sheri. Ngiwe nushaka umpena umunsi umwe ndeze ninza na attestation. Nushaka umbwire nandike uko twanabyaranye. Koko mana. Ko twabyaranye. Akabazo toto cyane. None se umuntu tumenyanye iminsi ngahe tubigize kangahe nta nugutura koko ubwo se twavuga ko twabyaranye gute? Ariko nawe ubwo se ngo byavamo kandi udatuma kandi wazimbwira ko wananiwe. Urongera nshatse nyine urumva umpaye sinakora akajyana nagira ngo nuritse umugongo ntaratera kabiri utarangiza state. Reka nkubwire igihe kintu gupanga sureba njye nituramuka tugeze muri Amerika. Navuze yuko nzajya nifunga kuri buri kimwe nkagukabukira bya fresh kuko tuzaba tuba muri etage hejuru dufata amaselfie turigisi twohereza amafaranga abantu bakene basigaye nanga twarakize twarabaye kuntu nizere ko bizemera sibiza kuntu bo uzageze gusa. Ahubwo mezi ibyo byangombwa ubundi gusa nyuma y'iminsi 3 ndaba nkuzane passport yawe kubera kumenya ikoranabuhanga shangiye nkuzaho kabisa. Ubundi nyine rero kuri aya mafaranga wampaye urongera n'amafaranga yo gushaka yo kuzashaka attestation. Kiraho n'ayandi urumva nyine nawe urabyumva n'akanyundo. Akanyundo? Inyundo se kandi jita gusa ntabwo byumva. Ntabwo iby'inyundo ndi kubisobanukirwa neza. Neza Ushaka umuntu akora service neza urumva nyine nawe ugira ukuntu mureba kugira ngo bwese nta kintu wumva sheri. Ayandi? Ahubwo mpereza ibyangombwa nawe nyine ubwo ngubwo urabitekereza. Nega nta kintu nakubura nako wambura na. Uya arega uburyo umuntu arengamo ni iminota 2 gusa. Dorere Bitedegede ni byiza amakurura ni meza. Ariko uziko bajyaga bambwira ngo indi byaramweru na Muhima nkabihinyura. Reba icyo gisura cyawe ureba n'icyo mukobwa. Degede. Yes. Ufite mushiki wameze utyo reba urwo rusura rwa rwose rebe no. Ntabwo ari mushiki wanjye. Uyu izimaye byose. Engineer de ma vie en Amerique. Ngo iki? Reka narasetsa. Ngo iki? Ntago sa makuru afite.
yewe reka ntayo da nuko dusanze ugiye buriya nenje no kukureba ariko ntacyo nazigwamo muri makenda tugasubira nayo kuko dufite umwanya mutoya ndakeka ubu dusa naho nta makuru yagize wumvise ahubwo oya nta makuru yanjye wumvishe papa sava aya ntayo kada kwe nabavugara ugeze iki gihe utaramenya akantu ntabwo ndeba ukabona ikintu reka gera nawe byambabaza n'ukuntu kuri kwibana naje nabyensitaye neza ubu nta kintu ukubona kidasanzwe reka njyewe ntacyo mbona cunguza muzuri nta kintu ubona ko abantu b'inama bavuga nta kintu wanyumvisheho papa sava reka da nsobanurira nyine winyicisha akantu rakora nsobanurira uyu ni maye byose nk'uko nabikubwiye reka da uyu amaze kumva ibibazo nagiye ngira ukuntu byagiye bincanga n'iki yaricaye umutima urakubita witeka mu nyerekezaho aravuga ati ngwino usazura umusaza digidigi noneho umujyane muri Amerika uravugisha ukuri se mfite uravugisha ukuri bien sûr ko Imana ikura ku cyavu ikicarajya n'ibikomango digidi iyo witeka gutuzi toroshi abantu bose baragira gute baragarama uwo mucyo niwo bareho gacwaho digidi yes ugiye kukivudura ungeje kwalitiri tu de suite rwose pe niko burya rero digidi nta kwiheba Imana igusize umunyu indimi z'abantu zose ziraza zikakurigata kandi hari n'utita ko ari kurigata mu kwaha voilà nibyo ngibyo rero turimo none se tubigenje gute warurebye se narije kukureba mvuga nti reka tukuganirize tukubwire byinshi ubwo bibaye byo twasubira naye ariko narije kumukwereka umusibone ejo bundi tukagenda agiye kunjyana muri Amerika ubu ari kunshakira ibyangombwa ubu tuvugana narivuze nti papa sava n'umuntu w'umuvandimwe ntabwo nazagenda gutyo gusa utabizi ukazumva ngo yaragiye n'iki byose nkanavuga ariko nagenda njyanye n'amaderese kugira ngo umuntu utore wose njye nkoherereza ubwo se tubigenze gutara ubona ari impere cyakoze yatinze ntacyo twasubira nawe niba mwihuta nari mbanje kwikiranira n'urufunganga nari mbanje komera Saudi Shedi se kuri hano uyu ni bro ejo nyine amasaha yaramfashe mpita ndara kwa bro nyine ya digidi n'umusaza digidi bravo uyu nawe nejejwe no ni kuze wanjye niyo mpamvu bakunda kunyita sheshe ni kuze wawe aningize ngo numvaga bisopa nose icyo ariko murancanga namwe avuze ngo ni bro se ubwo si brother ubwo digidi ni bofre ni bofre wawe ngo digidi ni bofre wawe cyane ese digidi ariko murimo murankina digidi ntumbwiye ngo uwo ni iki harya uyu nguyu ni maye byose niwe nakubwiraga nyine tugiye kujyana muri Amerika ni umusheri wanjye nyine ni digidi twubahane oya umugore wanjye ntabwo wajya bamwiyitirira ubona wanjye umwe rukumbi tubahane nawe n'uwawe hano nahita amera nabi uyu umugore wawe mubaze umva digidi ndakubaha uyu nawe ashobora kuba ajakina urwenya ahangaha babwirire ukuntu tugiye kujya muri Amerika dufite na green card musobanurire urimo araganira ibyo ari byo byose rindira sheri ko sheri si wowe mbwira n'uyu tuzajyana ugenda ujyana n'andi ujya heze wowe ninde zakubwiye ko muri Amerika bakenera umuboyi wowe hari umuntu wakubwiye ko agiye Buraya akagenda ahubwo se ninde akubwiye ko twe tumukeneye nta muboyi dukeneye wowe se nande arimo wowe nawe se arimo wowe nande ariko zubundi buretse niko muko ibintu bavuga ha uyu uramujyanye uyu nawe uramujyanye uyu ni umugabo wawe uyu nta wajyanye atajyana se ko sibi niki ariko njye yambwiye yuko agiye kumuhoza amarira papa sava je nakumenyesheje yuko kari nkigeranga siko twashe siko bimeze aba bantu ibyo barimo kuvuga wowe urabivugaho iki nanjye ibyo bari kuvuga byose ntabyo nzi nameretse isakoshi yanjye utagufatisha chunga sana utagufatisha isakoshi ukazana amanyanga agenga ahita ngukacanga hasoni ahantu harimo tena papa sava tugera ahangaha byari bimeze bite sinaje nkubwira nje kukwereka umusheri wanjye ugiye kungera muri Amerika ubu tuvugana hano harimo singibi harimo ibyangombwa byanjye yarabijyanye kugira ngo ibyangombwa byawe digidi reba neza harimo n'ibyanjye byawe reba neza harimo n'ibyanjye birimo byawe none se yakubwiye attestation de mariage jewe ndakubwira ngo harimo ibyangombwa byanjye kugira ngo ajye kukirishirizamo nawe se ari kugushakira ibyangombwa yarabibonye aho ntabyo wabonye abantu nta attestation de mariage se wabonye banze muri abasaza hari dufite gahunda yo kujya muri Amerika
afite green card. muherukana ryari? Ejo ntitwari ejo twari turi kumwimuko do kwanza nuko yari yambaye ejo. Buki ejo mwari kumwe se? Ntimuvuye iwawe? Yaje iwawe avuye iwanjye. Yaharaye se? uretse no kwarara wari ujuje kugira gute njyewe nagurishije isambu. Oya singisi indangamuntu si yanjye. Njye navuye ejo yaje gufata amafaranga nagurishije isambu, azaje gufata inyongera kugira ngo ajye kunkoreshereza ibyangombwa, ambwira ko harimo kata ndende ngo bagomba no gumuterera ngo imigeri ngo n'amanyundo ngo bagashyiramo inyorosho kugira ngo ntabwo ari kwambwiye ejo. Ariko subwo mwese ntabwo ari kwambwiye ejo. Nta gitangaza kirimo digidigi nanjye niko yambwiye. Oroshya ibintu rero. Yakubwiye ngo iki? Njye yambwiye ko afite green card. Cyo ni kimwe. Ko azanshakira attestation de mariage. Tukitwa abagize iki? Yarakimbwiye. Abashingirana. Akagira iki? Akagushakira ibyangombwa yagerayo nanjye nkamusangayo kuko naba nitwa iki? Umugabo. Njye yambwiraga ko tuzagenda uwa babiri none akanjyana. Reka rambabwire papa sava. Niba arabahana reka nkubwire niba ari uko bimeze ntabwo rishobora kurema ndagukate urumva nkubwire ariko se umva kahita barakima ko yirutse se ko mbifite maha. Ariko se wamugana ibyangombwa ntibirimo. Nirebere mbwa se kwidahumbya umubyeyi we nibyo birimo. Umva n'amafaranga yagomba singaye kuki singaye ibi ntago ari ibintu by'umugereka yaraje gutwara se. Uramubonye se? Izina ry'Imana uzibira yarankubise. Ibisi ibyangombwa isi danite yanjye. Izina ry'Imana uriya mukobwa ni mushiki wa shitani. Uyu umuciga tawe nyongera y'amafaranga yaraje kujya. Mbabasa mwabasore. Singaye ni shitani yabateye. Ubu muragurisha amasambu murafata ibintu byose ngo mujye Amerika ugiye usanze yoso ni imitungo yaso ugiye kurebayo murajya kugira mute. None se mbigenje nde? Musigaranye iki ko yanjye ajyanye.